ifatiro z'urubyiruko zigasenywa, ifatiro z'itorero zigasenywa, ifatiro z'abubatsi ngo zigasenywa, kandi indwara zidashira, guhora mu burwayi, wakize diabete, warwaye igifu cyakize, umuvuduko waje, malaria yaje, malaria yavuyeho, ibyorezo byaje, ugahora mu burwayi, Yesu nashimwe. Haleluya, haleluya. Ndabasuje mwese abankurikiye, yaba abanyarwanda bari mu bihugu bitandukanye, tubana umunsi ku wundi mu ijambo ry'Imana. Ndabakiriye kandi mbahaye ikaze mu ijambo ry'Imana. Amahoro y'Imana abane namwe. Uyu munsi ndashaka ko tuganira ku ijambo ry'Imana, ritari rinini cyane ariko kandi mwenyemerere tubanemo, turagiramo umugisha muri iryo jambo ry'Imana. Reka tubanze dusenge, duhe ikaze abantu bose, kandi n'ukuri umuhate wo kumva ijambo ry'Imana cyangwa ibihe byose mufata byo kumva ijambo ry'Imana, ndagira ngo mbabwire ko umuhate wanyu atari ubusa ku mwami, kandi ubikora bikunze azabigororerwa. Imana itugire neza cyane. Nateguye ijambo ry'Imana rigari cyane, ariko uyu munsi ni ijambo rifite igihe kinini, cyangwa se twaganiramo, ndateguramo icyigisho tukarigiramo ibyigisho, naribwirizamo nk'iminsi cyangwa se ibyumweru nka bitatu, ariko uyu munsi ntabwo ndivugaho cyane. Ndashaka ngo tugire ibintu tuvugaho by'ingenzi kandi insanisha n'ibibazo bimwe abantu bagiye bibaza mu buryo butandukanye, kandi Imana irabana natwe. Mureke tubanze dusenge Imana, kandi aho uri hose wumve uciye bugufi, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo isengesho ry'umuntu Imana itishimiye cyangwa se ry'umunyabyaha ni kizira imbere y'Uwiteka. Niyo mpamvu rero biba bisaba ko tubanza tukajya n'igihe cyo kuba imbere y'Imana, tukagira igihe cyo guca bugufi mu mutima wawe. Ugiye kunkurikira, tugiye kubana, wowe nkurikiye cyangwa se uzumva iyi video uzayireba, uzabanza uce bugufi, wumve uciriye Imana bugufi mu mutima wawe, kugira ngo Imana ijye yururuka, izibane nawe muri iri jambo, kandi igira ibyihindura mu buzima bwawe. Imana ishimwe cyane. Munyemerere dusenga Imana. Mana yacu, Mana nziza, Mana ishoboye byose, turagushimiye kuko wabanye natwe, turagushimiye kuko uburukiye kubana natwe, watwongereye kurama. None aya masaha tugeze mu mwanya mwiza wo kumva ijambo ryawe. Ni ijambo rijya ribasha kutwungura, yaba mu buryo bw'iterambere turigenderaho tukabona impinduka, yaba mu buryo bw'umwuka tujya turigenderaho tukabona impinduka, tugakizwa, tugatera imbere mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'iterambere. Ngango inubane natwe rero, abankurikiye bose, abari kumva iri jambo, abagiye kuri gutega amatwi, ndasenze kugira ngo umwuka wera ahindure byinshi mu buzima bw'abantu, hindure byinshi mu buzima bw'urubyiruko, ababyeyi, ingeri zose zigiye kunkurikira. Imana ibane natwe. Urakoze rero kubanye natwe mu izina ryawe tubyambaje. Amen. Amen. Mana ishimwe cyane. Munyemerere dusome ijambo ry'Imana, dusanga muri Zaburi ya 11, turasoma igice cya 3. Haranditse ngo niba ifatiro zishenywe, umukiranutsi yakora iki? Avuze ngo nimba ifatiro zisenywe, umukiranutsi yakora iki? Mana ishimwe cyane. Ndagira ngo mbabwire ko iri ni ijambo rinini cyane. Tuzaganira, nzafata umwanya wo kuriganiraho, turivugeho, nubwo turivuga mu byiciro bitandukanye mu mapati, kuko ntabwo warivuga ngo urirangize. Byasaba ko tumara iminsi turi kuri kamera tutavaho, ariko tuzagenda turishyira mu byiciri kandi bizagenda neza. Ifatiro, ijambo rivuga ngo niba ifatiro zisenywe, nimba ifatiro zisenywe ku banyamasengesho, niba ifatiro zisenywe ku bakiranutsi, umuntu w'Imana ifatiro zasenyutse azakora iki?
niki yakora, niki wakora wa mubyeyi we, niki wakora wa mugabo we, niki wakora wa musore we, niki wakora wa mukobwa we, niki umuntu azakora, niki abahanuzi bazakora, niki amatorero azakora, niki igihugu cyakora mu gifatiro zisenywa. Mana itugire neza cyane. Hari uburyo ifatiro zisenywa, ifatiro z'urubyiruko zigasenywa, ifatiro z'itorero zigasenywa, ifatiro z'abubatsi ngo zigasenywa, ifatiro z'ubuzima zigasenywa, ifatiro z'amatorero zigasenywa. Hari igifatiro z'igihugu zisenywa, hari igifatiro z'iterambere zisenywa. Ariko ijambo riravuga ngo mu gihe ifatiro zasenyutse, mu gihe wisanze ifatiro zagusenyukanye, mu gihe wisanze ifatiro z'ubuzima zagusenyukanye, mu gihe wisanze ifatiro z'imibereho zagusenyukanye, ijambo riravuga ngo mu gihe zasenyutse umukiranutsi w'Imana azakora iki? Mana ishimwe cyane, Mana tugirire neza. Ntabwo nshaka ko turyinjiramo cyane kuko ntabwo ari cyo cyigisho nateguye. Nababwiye yuko tugiye gufata igihe tukaritegura ku buryo tuzariganira, kuko abantu benshi ifatiro zagiye zibasenyukana, urubyiruko ifatiro zararusenyukanye, ababyeyi benshi bagenda bakaba mu itorero ariko ifatiro zarasenyutse. Ifatiro ziherutse gusenywa mu matorero, abatorero arafungwa, abantu barataha, abapasitoro barabafungira, ariko ifatiro z'amadini nazo zijya zisenyuka, ariko se nizisenyuka abantu bazakora iki? Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo mbabwire ko ntabwo Imana yigeze irema umuntu igambiriye kumubabaza. Imana yaremye umuntu ngo abeho neza, Imana yaremye umuntu ngo ayishime, Imana yaremye umuntu ngo abe mu buzima bunejeje. Niyo mpamvu ngira ngo mbabwire ko ari ibintu iri jambo tuzarivuga mu buryo sobanutse kandi turivugeho neza. Ariko uyu munsi ndagira ngo mbabwire bimwe mu bice by'ingenzi bigize iri jambo. Hari ibintu bitandatu ngira ngo mbabwire Satani ashyira imbere y'umuntu kugira ngo ubone, Satani aguteza kugira ngo ubone Imana n'idahari kandi ihari. Ube mu rusengero utabona Imana, ube mu nzu y'Imana utabona Imana, ube mu muryango utabona Imana kandi ihari. Usenga ariko utabona Imana kwiri mu buzima bwawe kandi ihari. Ibintu Satani agamije mu rwego rwo gusenyuka kw'ifatiro, kugira ngo akwereke ko Imana idahari, akwereke ko Imana itari mu buzima bwawe, akwereke ko Imana nta kizakora mu mibereho yawe. Ikintu cya mbere Satani ateza umuntu ni urushako rubi. Gushaka nabi bituma umuntu asa nkaho atabona Imana. Iyo washatse nabi bituma usa nkaho ubona ko Imana yakwibagiwe, bituma ubona ko ubuzima bwiza butakureba, bituma abantu banezerwa, bavuga imirimo y'Imana, abantu bavuga uburyo ki babayeho neza, bavuga uburyo ki abagabo babo banezeza, bavuga uburyo abagore babo banezeza, wowe ugasa nk'uvumba amashimwe y'abandi, bigatuma utabona Imana. Imana dutabare cyane. Ikindi cya kabiri bigituma umuntu aba mu murimo w'Imana atabona Imana kandi ihari, akaba atayibona nk'itagaragara kandi igaragara, abandi biyereka. Ni ikintu bita urubyaro rubi. Nimba ari ikintu gitumye abantu bapagana, nimba ari ikintu gitumye abantu bagira agahinda, nimba ari ikintu gitumye abantu batanezeza, bicwa n'agahinda, bahorana umubabaro, bagira ibikomere, ni ukubyara nabi. Ugabyara umwana akakubabaza, ukamugira ku gisi, ukamutwita, ukamurihira, ariko wajya kubona ukabona atahanye indaya, ararara sinda, akarara mu kabari bugacya, akarara mu ibiyobyabwenge, akakubera ipfabusa. Wari uzi ko ari uzakunezeza akagusazisha nabi, akakubera ikirumbo, akajya byara buri munsi hirya no hino, atanashaka umugore ngo yubake urugo, akagira imyaka 40 50 acyura indaya ko gushaka ngo nawe ubone ingororano, ubone wicare ku ntebe bakwicaze ku. Nimba ari ikintu gitumye ababyeyi bagira umubabaro, ababyeyi batanezerwa, ni ukubyara umwana kugira ngo akubere umwana mwiza, aho kugira ngo akunezeze akakubera ikirumbo, ahubwo ukajya kugira ngo atavuga ati Imana
mama wagize neza, bagataha bakuzana ibirego by'ibyo yibye ngo wishyure. Urubyaro rubi. Icya gatatu gituma umuntu atabona Imana kandi hari indwara zidashira, guhora mu burwayi, wakize diabete, warwaye igifu cyakize, umuvuduko waje, malaria yaje, malaria yavuyeho, ibyorezo byaje, ugahora mu burwayi, ugahora mu bitaro ku buryo abaganga bose bagufata bakakumenya, wahinguka bakabazi kuri wa wundi. Uburwayi budashira nacyo ni ikintu Satani ateza umuntu, ariko kigamije kugira ngo akwereke ko Imana itari mu buzima bwawe, akwereke ko Imana ikwanga, akwereke ko Imana itagukunda, akwereke ko mu mugambi w'Imana utarimo. Ariko ndagira ngo mbabwire yuko ni ibitero bya Satani, ariko Imana irahari. Imana tugire neza cyane. Ikindi, kwangwa. Icya kane gituma utabona Imana kandi hari kwangwa nta mpamvu. Yosefu yigeze arota inzozi. Iki kintu kijye kiba kuri Yosefu, arota inzozi byonyine azirotoreye abavandimwe, bamugirira ishyari, baravuga ngo mureke tumugurishe, mureke tumwice, turebe inzozi ze aho zizasohorera. Abantu bakakwanga nta mpamvu, bakakwanga utabanze, bakakwanga ntacyo bakuziza, gutyo gusa kugira ngo barebe uko bizareba, barebe amaherezo yawe, barebe amaherezo yawe. Wagira akazi abantu bakakanga, washaka abantu bakakwanga, wabyibuka abantu bakabikwangira, nta kintu wabatwaye, ntacyo wabagize, ariko bakavuga ngo reka tuzarebe wabagize uti. Nta kintu na kimwe muri gupfa, bakakwanga gutyo gusa nta mpamvu. Icyo nacyo ni ikintu gituma umuntu atabona Imana kandi hari, ariko ari umugambi wa Satani. Mwitora abantu bakakwanga, mukarimbana n'abantu bakakwishyiramo, ntacyo wabagize, ariko Imana irahari. Ni ibitero. Icya gatanu gituma Satani azana kugira ngo ubone ko Imana idahari mu buzima bwawe kandi hari, n'ubukene budashira. Ubukene butumye abantu bahora mu gahinda, ubukene butumye abantu badatera imbere, ubukene butumye abantu bakora mu mubabaro, abantu bagahora mu mubabaro, umuntu agahora babaye, agahora mu maganya. Icyanyuma aricyo cyanyuma, gushaka n'ubyare, kumva abandi babyara, ukabona umuntu washatse nyuma yawe ukabona arabyaye.